Ikigutera kwambara ukiyiriza iminsi ingahe ugafata inzira ukajya mu butayu ukajya kwiriza mu buvumo mu amazi akumenekaho ni igiki? Ni ubwoba bw'ubuzima? Ni ibigeragezo uri kunyuramo? Niki kibigutera? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Hi my lovelies, ni muri mushyashya ndakwakiriye kandi musanzwe ahangaha welcome back and you're welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Musi ngiye kuvuga ku ijambo ry'Imana ko tubibona ibyo dukora naho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Mfite imyaka 12 nibwo natangiye kujya mu butayu. Nari umwadeperi, nakuriye mu itorero rya Deperi Bibare, nkajya gusenga nkiri mutoya. Ikintu cyambere cyatumaga ndira mfite agahinda nuko nashaka papa wanjye akizwa. Umwana muto nkajya kwa Masasu nkajya gusenga. Hari igihe twapanze kujya mu Kanyarira ariko birangira ntagiyeyo. Ikintu cyambere nabashije kubona cyangwa se nsubije amaso inyuma ibintu nibuka nkiri umwana nkiri muri ADPR nuko nagiye mbona abantu benshi cyane bababaye. Nagiye mbona abantu benshi babana n'agahinda gakomeye, baririra ibyaha byabo, baririra ubuzima, bakora ibintu bitangaje kuko bashaka gusenga. Bakurira imisozi, bagahanuka bagapfa, bagashima Imana ngo bapfiriye Kanyarira ngo ubwo bagiye mu ijuru. Nagiye mbona abantu basengera mu mazi amazi bamenekaho, bahagaze mu migezi andi bamenekaho, bagasenga bagahamagara. Abantu biriza kugeza igihe agwa agacuho. Ibi byose bivahe? Ese Bibiri bivugaho iki? Ese koko niyo nzira Imana dushakamo? Kibidutera n'iki? Of course kibidutera n'ubwoba bwo kurimbuka, kibidutera n'ubwoba bw'ubuzima, ni ikibazo runaka uba ufite. Nk'ubwo nari natangiye kujya mu butayu mfite imyaka 12 ariko iyo nza gukomeza ubu ngubu mba njya mu buvumo. Umuvumo ntabwo nzi ukuntu haba hameze ariko mfite mubyara wanjye bahansobanuriye, it's a very scary place. Yobu ibice 3 umurongo wa 25 haravuga ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Biragaragara ko akenshi uzabibone no mu buzima busanzwe, ikintu utinya kenshi kikugeraho. Ikintu ufitiye ubwoba kenshi kikugeraho. Ikintu utinya byanga byakunda kikugeraho. Ubwo bwoba rero wiyumvamo ntabwo buturuka ku Mana. Ubwo bwoba bugutera kwambara ukajya mu butayu, ukajya mu misozi, ukajya kwicisha imbeho, ukajya kwicisha inzara ukarinda iyo ushaka gupfa, ntabwo ubwo bwoba buturuka ku Mana. Nta namwe byanditse muri Bibiliya ko ari bwo buryo bwo gusenga cyangwa se ari bwo Imana ikumva. Kuko nshuti yanjye reka nkubwire, ntabwo Imana yareka abantu bayo hano ngo ijye kuba mu butayu no mu buvumo. Mu butayu, mu misozi habayo ibisimba, habayo inzoka, mu buvumo habayo ibikeri. None Imana irahunga abantu bayo aho ibashinzwe. Imana iradushinzwe. Gute Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yaba ayoboye abanyarwanda baba mu Rwanda aho kugira ngo abe mu Rwanda akajya kuba muri Malaysia cyangwa muri Sudan? Ntabwo bishoboka. Nimba Imana ari y'abantu, nimba Imana ihari kugira ngo idukorere, iba hano aho turi, ntabwo ijya kwihisha mu misozi. Kugira ubwoba rero, ubwoba ntabwo buturuka ku Mana. Biri muri Timoteyo wa 2 igice cya 7 haravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Umwuka w'ubwoba ntabwo uturuka ku Mana. No, umwuka w'ubwoba uturuka kuri Satani. Umwuka w'ubwoba utuma uhaguruka ukamara ukajya kuba mu buvumo ukajya gusengera mu mazi. Ntabwo ari Imana iri kugusunikira kujya gusenga. Ari ukuntu abantu babyita ngo ni Imana ngo Imana ngo impaye ibigeragezo kugira ngo njye gusenga, ngo Imana ibigeragezo kugira ngo nyibuke. Hoya, ntabwo umwuka w'ubwoba uturuka ku Mana. Ahubwo Imana iduha ibigeragezo kugira ngo tubirenge, kugira ngo tubitsinde, kugira ngo tubihagarare imbere dufite ubushizi bw'amanga. Niyo mpamvu Dawidi Goliyati amuhagaze imbere ntabwo yirukanse ngo ajye gushaka Imana mu butayu no mu buvumo, ahubwo yahagaze kigabo avuga ati ndagutera mu izina ry'Imana ihoraho y'Abisiraheli. Ibigeragezo bihari kugira ngo tubirenge, kandi tubirenga gute? Tubirengesha kwizera, twikomeje muri Kristo. Ntabwo ahubwo duhunga nk'imbwa cyangwa nk'abantu bafite ubwanwa ugiye gusenga Mana ndapfuye, ujya kubira ibyuya, urire, utakambe, uvuze induru. No, tubihagarara imbere dukomeye. Ntabwo Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga no kwirinda. Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7. Indi mpamvu itagomba gutuma ujya mu butayu utibabaza ngo ujya mu misozi ngo ugiye gusenga ni impamvu igaragara mu Baroma ibice 8 umurongo wa 26. Tuhasome.
uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Dufite umwuka udusabira, dufite umwuka utunihira iminiho itabarika, niko birivuze. Kuki wowe ujya kwinihira? Kuki ujya kuvuza induru? Kuki ujya gusakuza ukarira ukivuruguta mu byondo ngo urimo gusenga? Nose umwuka wawe amaze iki? Dufite umwuka udusabira, kandi hano ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mwuka niwe uzi ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo anadusabira mu buryo Imana ishakamo. Twebwe ntabwo tuzi icyo Imana ishaka, twebwe ntabwo dusobanukiwe umutima w'Imana, twebwe ntabwo tuzi umutima w'Imana, ntabwo tuzi uburyo bwo gusenga bushaka gushimisha Imana. Tuzi bike ariko ntabwo tuzi byose. Tuzi bimwe ariko ntabwo tuzi ibintu byose Imana ishaka. Ariko uwo mwuka abana n'Imana, uwo mwuka ni umwuka w'Imana, ni umwuka usobanukiwe isi y'Imana, ni umwuka usobanukiwe Imana. Azi n'uburyo adusengeramo atunihira iminiho itabarika kugira ngo tubone ibyo dushaka ku Mana. Ntabwo ko nk'akari akazi kawe, ufite umwuka muri wowe ugusabira. Ariko hano nanone ugiye kurenza kino gice haragaragaza ko ngo kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ahubwo ikibazo wakabaye wibaza ni se uri umwera? Urera? Kuko bisaba kuba uri umwera kugira ngo ugire uyu mwuka muri wowe ugusabira. Ese urakiranuka? Ese uri umukiranutsi? Ese umuntu akiranuka gute? Ariko iyo ikibazo cy'icyaha gikuweho hagati yawe n'Imana, uwo mwuka ahita aza akajya kugusabira. Kandi nakoze video nyinshi cyane ngaragaza uburyo umuntu ashaka kuba umukiranutsi, uburyo nanjye ubwanjye nabaye umukiranutsi nera nk'uko Imana yera. Yes, barugambira ibyumvishije. Abera turahari ku isi, dutegereje twihanganye ko Yesu Kristo agaruka akatujyana tukava mu mibabaro y'isi. So icyambere nuko umukiranutsi, ngende umukiranutsi, n'abandi bantu benshi nzi n'abakiranutsi, turabakiranutsi twera nk'uko Imana yera, tutabiheshejwe n'imirimo yacu, tutabiheshejwe n'ingeso zacu cyangwa se n'ibikorwa byiza dukora, ahubwo tubiheshejwe n'amaraso Yesu Kristo yatambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka. So please, utazanahurirayo n'ibibazo ukarwarirayo imisonga, ukapfirayo, ugahanukirayo, ukarwarirayo ibifu bidashira. Ufite umwuka ukunihira iminiho itabarika. Tuza, wizere Imana, ibibazo uzabirenga gake gake uko iminsi igenza, kandi Imana izakuremera ubuhamya muri Kristo Yesu. Thank you so much. Niba ushaka kumenya byinshi ku buryo umuntu ashaka kuba umukiranutsi, ku buryo umuntu ashaka kuba umwera, ngira ngo niyo video ndi bukurikizeho. Nzakomeza mbivuga kuko video wenda nabivuzemo ntabwo zihagije. You need to hear more and more. Ariko intambwe ya mbere ni ugukuraho icyaha hagati yawe n'Imana. Icyaha ni nk'igikuta kiba kigutandukanya n'Imana, kandi ntabwo icyaha ari ibintu byawe ukora bya buri munsi byo gutukana, gushwana, kwangana n'ibindi n'ibindi. Ibi byose nzabisobanura, naranabivuze, ariko nzakomeza mbivuge because that's my job, isn't it? Thank you so much. Ndasoreza ahangaha. Bye.